numva umuntu anturutse inyuma hanze inyuma yihuta nyebuka ngo ndebe uwo ari we mbona imbere haturutse undi bari abantu batatu bahita bampagaritse rero nshatse uburyo niruka baramfashe ubwo Rwanda nabo mbishikuza ubwo turi gukirana bakora umufuka imvura nyinshi pe dukirana bakora umufuka ubwo nanjye ndi kurwana nyine nitabara kubera ko nta kintu wenda cy'icyuma nabonaga bafite nabonaga ari abantu mbese bashaka kunyambura gusa ariko ubwo sinzi ukuntu uwo wakoze umufuka telefone yayikuye mu gihe ngiye guhindukira ngo ndebe ukuyemo telefone sinzi ikintu umuntu yankubise hano numva ndaserereye ariko mu guserera ndwana nabwo ubwo no gusakuza byagezeho biranga geraho mu gihe ndi guserera ariko numva ndwana nyine nirukanka kugira ngo acike uwari wamfashe yamfatiye inyuma sinzi ikintu yankebesheje niba ari urwembe niba ari ikiragiye kumva akantu kanyuzemo arakukata mu rubavu urasa n'uzamura utwereke turebe turi naha nyine bahapfutse mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho tubana umunsi ku wundi reka mbanze nshimire wowe by'umwihariko wakoze subscribe share ndetse na comment ku biganiro byacu nsaba nawe utarayikora kwayikora kugira ngo ujye ubasha kubikurikirana umunsi ku wundi uyu munsi hari abantu tutari duherukanye naraciyeho igihe kitari gitoya nagiye kubasura kugira ngo tubashe kumenya amakuru uko bameze ndetse n'umwana twamuheruka ari agahinja ari mutoya ariko nabonye yarakuze rero navuze uyu munsi reka njye kubasura ndebe uko bameze mbese ndebe uko byifashe muri iyi minsi rero ni wa muryango wa Alexandre nagezeyo ariko nasanze atari byiza nta nkora atari nziza kubera ko nasanze bari mu bibazo ngira ngo muri kubibona ariko nahise mvuga ntiuke nkuko naje kubasura nzi ko bameze neza nubwo nsanze batameze neza bararwaye ariko ndavuga n'ubundi reka mbaganirize kugira ngo tubashe kumenya wa mugani se byagenze bite dukubona afite ibikomere byinshi ni ikihe kibazo cyabaye kugira ngo bameze gutya mbese muri iyo minsi yose yashize tudaherukanye hasha kuba harabayemo ibintu byinshi tutazi byaba byiza cyangwa se ibi ngira ngo twaherukanaga n'iminsi mikuru itaragera ariko nyine byagenze neza uyu munsi mbasha kuhagera reka mbanze mbaye kaze Shaki bimeze biti wikwifata ku ipamase wikifata ku myanya ndangakumiro none narumiwe amakuru y'iminsi ahandi yari meza ariko mu ijoro ryakeye ryo byari ibindi ahandi twari tumeze neza mu minsi ishize naraguhamagaye ngira ngo mbasure numva ntago bimeze neza nanjye sinabasha kugira ngo mbagereho rero ni impamvu navuze uyu munsi reka nze ndebe uko byifashe nubwo nsanze ariko bitameze neza cyane ariko icyambere iyo umuntu agihumeka aba ari muzima nicyo kintu cyambere kuba rero mbona afite ibikomere kagihumeka buriya hari impamvu wenda tutaragira aho ngaho sabasha kuvuga se Alexandre hari kibazo si nyengereza kamera uravuga umunwa ni muzima wihangane ndabona utameze neza ufite ibikomere ndabona ufite ibikomere ariko wenda tutaragera kuri ibyo bikomere ahandi imbere y'ibyo bikomere nyuma cyangwa mbere yabyo mwari mumeze mute ko ntabwo twari tubaherutse muri minsi ishize twari turaba nk'ibisanzwe twiturije nta kibazo urebye cyagerera twirwaniraga n'ubuzima bwacu nk'ibisanzwe ngaca hirya ndaca hino yego ubwo rero biragaragara ko byari bimeze neza hanyuma uyu munsi hari impinduka yabaye nkuko Shakira yarabikomoje avuga ati ntago bimeze neza murabibona byagenze bite kugira ngo ufite ibyo bikomere byabaye vuba bimaze igihe bimeze gute cyangwa Shakira mwaraye mu Rwanda akose yakugira atyo wese akaba ntaho yakomeretse uburyo turwana kankorera kangira gutya cyabagendekeye bite se hari ahantu nari narabonye ikiraka cya nijoro tangira saa 12 nkajya nkataha saa 7 rero najyaga nitahira mu makaritsiye nyuramo n'ubundi haba hari ahantu hateye ubwoba ariko ntabwo umuntu abazi ko abugiye ko umuntu agenda abantu bamubara uko atambuka bamubara muri ya mvura yaguye nijoro nibwo natashye ntabwo ndi kuyicika iri kugwa ngeze mu nzira kuko ahantu dutaha ugenda ukata amakorosi ukata ahantu mu ntuza
ntase rero ngiye kumva numva umuntu anturutse inyuma hanze inyuma yihuta nkebuka ngo ndebe uwo ari we mbona imbere haturutse undi bari abantu batatu bahita bampagarika bampagaritse rero nshatse uburyo niruka baramfashe ubwo ndwana nabo mbishikuza ubwo turi gukirana mu mvura iri kugwa bakora umufuka imvura nyinshi pe dukirana bakora mu mufuka ubwo nanjye ndi kurwana nyine nitabara kubera ko nta kintu wenda cy'icyuma nabonaga bafite nabonaga ari abantu mbese bashaka kunyambura gusa ariko ubwo sinzi ukuntu uwo wakoze mu mufuka telefone yayikuye mu gihe ngiye guhindukira ngo ndebe ukuyemo telefone sinzi ikintu umuntu yankubise hano numva ndaserereye ariko mu guserera ndwana nabwo ubwo no gusakuza byagezeho biranga geraho mu gihe ndi guserera ariko numva ndwana nyine nirukanka kugira ngo acike uwari wamfashe yamfatiye inyuma sinzi ikintu yankebesheje niba ari urwembe niba ari ikiragiye kumva akantu kanyuzemo arakukata mu rubavu urasa n'uzamura utwereke turebe turi naha nyine bahapfutse numva numva akasa ikintu bisa nk'aho ari nk'urwembe kuko ntabwo ari icyuma ntabwo nta kantu yanyuzemo kinjiramo gusa inyama nyine n'ijya hepfo indi jya haruguru ubwo rero ndataka abanyerondo nibo bangezeho nyine babonye amaraso ari kuva nyine byabereye hafi yo mu rugo se byibura uri gutaha muri karitsiye ndi gutaha urimo gutaha ubwo ngubwo rero byari nka sanga ahubwo kandi saa saba aribwo ntaha hari saa saba z'ijoro kuki watashye mu mvura se kutarindire ngo imvura ihite none se nari kuyirindira gute ko akazi kari karangiye yagwaga igahita uhashira akanya ikongera ikagwa rero yahise ntabwo nari nzi kuri bugaruke ubwo rero nibo banjye kujya kwa muganga se abanyerondo nyine bahamagaye imodoka y'umurenge abanyerondo bageze aho ngaho gute se bo bahageze bate n'ubundi bagenda muri karitsiye kandi nari ndi gusakuza ndi kugonga watabaje kuko bankebesheje ikintu ahana nabonye kujya mu rugo bitari bukunde ntari bubashe no kugenda ubwo abanyerondo nibo bakujyanye kwa muganga ni nabo banampamagaye baragira imodoka banjyana kwa muganga baragira mbega ibibazo ubwo rero na telefone bayijyanye umugore nyine nta telefone ufite none se ariko natanze nimero ze baramuhamagara ariko ndamubwira nti ugume ku rugo n'umwana ntugire aho ujya ubwo nageze kwa muganga none se ibindi birasobanuka ako kazi kagira saa saba ni akahe ko numva ari aka nijoro cyane nijoro nyine ntabwo ari izamu ni mu kabari kujya uba uri ku marembo nyine kugira ngo hatagira abantu bajyana amavide ucunze umutekano hatagira abiba hatagira abantu bagira ibyo bangiza nyine ubwo njye nitahira saa saba kuko n'ubundi ugatangira saa 12 kuko n'ubundi mu byiza ubu bari bufunga saa saba shaka ukimara kumva iyo nkuru kuri telefone wumvise bayute nyine njye nabuze icyo nkora ndeba gufata umwana nkamuheka nkagenda kwa muganga nkabona bitashoboka ariko umugabo ahita ampamagara arambuza arambwira ati wikwirirwa uza dore burishe ati byambayeho nawe bidasanga bikubayeho dore noneho ufite n'umwana ugasanga twese tugiye mu bitaro ati guma mu rugo ndakubwira nyine uko biri bugende gusa nyine akamumuza amase wakomeretse cyane ati simbizi nyine yarakiri ubona amaraso rega ntabwo nyine we kubera igisebe cyo kigishyushye ntabwo uhita wumva ububabare ako kanya rero mbona nyine atari ibintu nyine nkumva ngiye atari ibintu bikomeye nkavuga ati ntabwo igisebe kinini habyara udusebe dutoya wumva kuki utaguteye ikinyazi nese kirahenda leta ubwo nyine aya ngaha nyine ubwo igisigaye uzajya ujya kwiyogesha cyangwa kuko badoze bapfutse bagahindura igipfuko gusa oya umuntu wadozwe ntabwo bahoza bahindura igipfuko mu gihe azakira za ndodo nyine ngo zigenda zivanamo wahuye n'ibyago mwa byageze mu rugo namwakirije nijoro rero kabamo ibibazo byinshi ariko
kandi naho hantu mutuye harimo utuyira ahubwo wumve ko n'ako kazi kakabonye vuba ahubwo ni ak'imikasiro. ubu se urasubira mu kazi uyu munsi none ku kazi ubwo urababwira ko bitari bukunde utari bujye mu kazi byibura se wabasobanuriye barabyumva nta kubasobanura se byatuma akazi gahagarara bahita bashaka undi babosi mu kirego icyo mwamupfana ni uko umukorera nawe akaguhemba nta kindi. bavuga ngo ni ukwihangana. hari umuntu ejo bundi wamamagaye ariko mbaza amakuru yanyu ntabwo njya ngo ndakwibuka izina rye Mama Shania wa mudamu bari Mama Shania mama wacu bene wabo wa Shakira ejo bundi yarapamagaye ari kumbaza ngo uko mumeze makuru yanyu ndamubwira nti se ubu koko ninjye wakabajije cyangwa ninjye nakubajije ujya kubikubaza azi aho dutuye yari kumbwira ngo yari kumbaza niba nzabona umwanya ryari ngo tuzabasure ndamubwira rero njye muri iyi minsi ntago ndatangira gukora sindabona akanya ahubwo wowe nuboneka uzabasure ntabwo yigeze zo kubareba ako keza kamubwire nawe uri umuntu mukuru kandi nawe uri umubyeyi yamamagaye numva rwose afite gahunda yo kubareba kuzana abana ngo bamufashe imirimo kubera ko ese ntabwo baje wamugana icyagihe reka umbwire Mama Shania mufata nka mama kuko ni murumuna wa mama urumva ngaho ibaze wowe nta kintu dupfana duhura kuri no mihanda nta kintu dupfana ariko kugira ngo ajye gusura umwana we arabanza agahamagara wowe kugira ngo muzane ibintu byose yemera turi kumwe nawe na kimwe ajya akora na kimwe. Ndibuka ubushize yavugaga ngo abana nibaza mu kiruhuko ngo bazabohereza baze babafashe ntabwo bigeze baza bagufasha imirimo yo mu rugo rwose muri ibyo bintu byose yavuze nta na kimwe yakoze ngiye no kugaruka hano habe ubwo nyine duherukana burya twari turi kumwe twese imiryango y'iki gihe byagenze bite aho ngiye kinangaje nuko ngo yagiye ngo gushaka kuza ngo akabanza akabikubwira ari kumbaza niba ngo nabona akanya ngo tuzane ndambwira rero shange ntibyahita binkunda ariko nifite gahunda we wabahamagara ubwo numvuga ko yabahamagaye yahise naza use waje se twamwakira si famille habe no kuvuga ati umwana ameze ati nta nubwo ajya nanduhamagara murishakiye ko numva iwanyu ari hatari njyewe nakubakuyeho amaboko uzi ko wabaye nyakamwe kandi ufite umuryango nakomeye reba uriya mugore kunasa uriya mugore si umukene uriya mugore ntabwo agaragara nk'umugore w'umukene bankuyeho amaboko nanjye ndavuga ati reka ndekure ubwo nyine tuzabaho uko Imana ibishaka n'ubundi mfite famiye yanjye ni umugabo n'umwana ntabwo ari bo ariko buriya ntabwo bakubesheje ariko nyine wenda bafite impamvu zabo nabo zibibatera yewe undi hariya niho uba ukeneye umuntu by'imiryango ntibaze no kureba umwana se habe baheruka burya twari kumwe hano wa munsi arya nari narabyaye aho umwana yari afite nk'ukwezi kandi n'ubwo agiye kugira 5 ngaho ibaze nawe ntabwo yamubonye ntabwo yamubonye ukwezi se bwo nari naramusohora nta kwezi kwari kurimo ko ndumva ari kera nari naramusohora umuntu ntanavuga ati reka njye kureba umwana mujye kuba ukuntu yavugaga nimubyara nzabahemba ahubwo yaje twarabyaye nyine yaje twarabyaye narasohora umwana bazaza ngo kuduhemba ngo agiye kohereza n'abana be baze ngo bafashe umugore kuko nyine nta kintu yabaga yabasha gukora birangirira uretse uriya se wenda uriya twabonye nta bandi baba mu muryango wawe abandi bari kure ariko kure ni he wajya kuzana umuntu uri ikibungo ikanarange ariko kure y'umuntu wawe habaho kure y'umuntu y'umwana wawe keza njyewe bigeze muri famille rwose nyembura n'icyo mvuga nanjye nyine mbibona gutyo ko hari igihe umuntu wo hanze akurutira abo bantu ngo ngo muri famille benshi umva inshuti zikurutira famille yawe uvukamo njye byo kwanga ikibungo nta imodoka irahava ikahagika cyane rwose ntibaze kureba umwana ntibaze kuguhemba siko umuntu utuye mu mahanga ari we usanga ukuba hafi kurusha utuye mu Rwanda aho muri kumwe hoya ariko mwe muzaba rutema basure buriya iyo umuntu urabona ibi bintu byose turimo tuzabasura gute
ubu waba wikoreye ibibazo ngo ugiye ngo gufata umugabo ngo tugiye kubasura ko mpura n'ibibazo nkabaga nkifasha ubwo uwo muntu utanakugeraho ufite ibibazo nawe waba wirukanka ujya guta amafaranga ujya kumusura neza. ariko nanone da buriya iyo umuryango nawe utagushaka nawe wereka ko ushaka kubaho utawufite ko nawe nyine umenya kubaho umeze nk'aho ndi nyakamwe ntago wabaho wa mugani witsirita ku muntu wagera akavuga se uyu muntu bitebye abadushaka iki abadusabiriza hari n'igihe umuntu umwereka ko umufata nko mu muryango akabifata nk'aho ari ukumusabiriza nyine ariko nyine naho se kwa Alexandre ho nta numwe shabo ko birinda bashimye ntago ari baraje twabyaye baje guhemba gusa abantu nk'abo wabashinja abo nta kibazo ko byo uko biri guhemba noneho mu cyaro kandi baturutse mu ruhango baraza harya barasi baje umwana atajya n'amezi n'abiri baturutse mu ruhango baraza nta n'amezi yari afite yari muto ariko njyageze 5 none tuzanira ibijumba batuzanira ibishyimbo na mukuru wawe ntarazana batuzanira amateke barigora baravunika ariko umuntu abantu mu famiye y'umugore abyare bo no kumuha n'isukari we nabo basanga bikarakashaga ngo ngirwana urabyibuka n'icyo twapfuye ubwa ariko wasanga ko kantu kakirimo k'inkwano nyamara ariko bwo wari ubujije umwana wawe ko tugeze ko ndamikoro winshyira mu jisho urashaka kurimena uri kumva aho tugeze ntago turi muri vision yo gutegeka umuntu ngo shaka uyu ngo harasabwa ibi ku itegeko none se uko mufite umwana ikindi kandi kubaka urugo si ngombwa ibyo byose umushaka kubikora ibyo byose hari akavideo hari mu makuru hari ibyo nabonye umusore yashakanye n'umudamu ariko umudamu we yari mukuru ubona ko umutipa kurikiye amafaranga umugore yarakuze agatipa aragasore katarangije 25 niba ari myinshi barabana barasezerana icyumweru cya mbere iminsi ne yarageze umuhungu ahita amubwira ngo bakore divorce bagabane imitungo bajya mu murenge bajya kuregana umugore aravuga ati ni gute mbana n'umuntu agahita ambwira ngo tugabane imitungo bati ni byo yarakurikiye kubana kw'iki gihe rero hari igihe mujya gusezerana muvuga ko ibyo byose ariko nimurana ukwezi cyangwa umwaka rero ababyeyi benshi ntago bazi ko gushaka kw'iki gihe ari mu mutwe cyayi cya mbere n'urukundo nta bundi bindi byose biza ari inyongera ubundi ufite umugabo wawe mubana neza ibindi byose biza ari inyongera ibindi nukongera nimba ari ugushimisha imiryango urayishimisha nyuma ariko nawe iwawe warabanje ariko n'ibyo n'ubukwe muzabukora none se nta bantu bakora ubukwe babana none se twe kugira ngo twarihebye bashaje n'abakecuru twihebye isaha n'isaha muzumva ngo twabahaye invitation tubukore nk'abandi bose muzakora ubukwe gake kubona akazi ikintu umuntu yakora ukabona ahubwo ikintu cy'ikibazo nigendera ninjoro mu gitondo nkabyuka nigira mu biraka mbona ko ibintu bigiye kujya ku murongo bigiye kugenda neza none reba ubu akazi barakangije ubu barahita bashaka undi ntabwo umukire yajya gutegereza warembye ariko hanyuma y'iminsi 3 numvise hari mfite imbaraga ko se bwo nta mpamvu yo kwiheba ku gahanga ho nta kibazo ariko ahangaha hase wagenda mu mwanya ungana uti wumva ugenda rino tako riba rinyeganyeza ahangaha ukumva kugira ugenda njye wowe nibwo ntabwo n'ubundi ubwo bazaba barashyizeho undi ariko n'ubundi ntabwo bamara iminsi batarashaka ntabwo byashoboka ariko buriya nta kintu ngensigaye mbona ko ibintu byose bishoboka nta kintu kibaho hatari impamvu yacyo umva bajya bavuga ngo nyuma rirakora kandi nta mpamvu yo kwiheba nese nta gihe mwabayeho nta kazi mwese mufite mwicaye mu mpamvu yo kwiheba akazi ka nijoro nahise mbitinya ubitinya iki se none sino Kigali wayibamo none bivuze ko nta kandi wabanyitse nyine niyo mpamvu igihe cyari kitaragera akazi kose uragakora ahubwo ntago wari kugakora ngo uravuga ngo nibanyica kuko nako manywerega bakugirira nabi ijoro ntabwo ari ryo bagira nabi gusa ikiri bube n'ubundi ntaho kijya ahubwo wa mugani nta mpamvu yo kwiheba ngo biragenda bite kuko hari igihe mwabaye mu nzu mwese mwicaye mu nzu kandi mukarya wenda mukarya ibibonetse ariko mukarya tukabaho bugacya buriya nta gihe cyo kwiheba umenye ko ubu depanse aribwo ziba zimaze kwiyongera uwo mwana bakeneye iki ngiki
pampa mu kanya gato ujya kora ukuntu irashize kubera ko umwana ataratangira kurya nta bintu byinshi arasaba ntabyo arasaba pampa yonyine imyenda twamugurira y'uruhinja yaramwanze mba mwaraguze dutoya mwe niba mwaraguze nabi nizo wajya kugura uruhinja ukajya kugura ibintu ubwo waragiye ugura ikwira uruhinja nose uruhinja ntirukura imyenda y'impinja ntimuzi kugura iyo ngiyo ihitishira none n'udufaranga nari mfite umuntu agiye bunatumariye kwa muganga nabo bamemukiye banjyana muri pirive ni muri pirive mwagiye se muri pirive ntabwo badoda nako nta kinya batera bagutera amafaranga niyo kibazo barakubaza se ngo urakoresha ikinya cya ugahitamo barabikubwira da baravuga ati turagutera ikinya kandi ikinya bakakubwira amafaranga gihagaze ngahibaza ubwo se kukuvura ubwabyo kukudoda bihagaze 30,000 ibitaro birayemo bongeyeho 10 ubwo barangiza bagashyiraho n'ikinya cyabo tuvuga ati reka nimudode nk'abadodo umwenda nitahire nashinyirije kuko n'ubundi kukantuza bankibesheje kandi urushaho kuba rwari urwembe abajura bagendana ibintu byinshi ntabwo wamenya icyo ari cyo ushaka kuba urwembe ikintu cyose bafite cyangwa n'icyuma wenda kikaba kitinjiyemo imbere ariko kikaba ari ikintu kigize abajura Imana nta byuma bari bafite inzara niba ari inzara yishe abantu neza bagiye kwicwa n'inzara niba ari inzara niba navuga ko ari iki ibintu byarahenze abajura bo babaye benshi bakodesha amazu arahenda muri abantu ibisambo nabyo byariyongereye n'ibisambo bisigaye bibona nabyo ibintu byarahenze nabyo bikagira ariko nyine n'Imana yakinze akaboko bari n'igihe cy'umuntu kiba kitaragera Imana yatabaye reka tubishimire ibyo naho ibindi by'ubuzima nabonye bamfasha ubwabo buranyica ntekera n'abantu baranyica nk'ubwo njya numva ngo bateze umuntu ngo basanze yapfuye bamusanze mu muhanda kandi akenshi bikunda kuba imvura igwa nta ndumva habaye ibintu imvura itaguye abajura bibereka abantu benshi baba baryamye tabara abajura akenshi biba mu mvura kubera ko n'inzu bacukura imvura ntago abantu baba bari kugenda abenshi baba bihindiye mu nzu ntiwasakuza ngo hagire uwumve imvura iri kugwa mbese amasaha garanakuza benshi baba baryamye niyo bari kwiba abantu baragenda n'inzoka ko se bagenda mu mvura nyine imvura niyo mbi nanjye rega yahitaga ikongera ikagaruka yahise rengera ngo birarangiye ubundi ntahaniruka nibwo rero yongeye mfatiye mu nzira ndakomeza ndiruka nshima Imana pe Imana utware kuba ndashima Imana ko yabawe umuntu akaba yibereyeho n'ubundi nta ubuzima turi gupfundika yongera ko mu bitaro umugore yari kubigenza ate nari kuvurwazwa nande nari kuvuzwa nande uragemura twari kubaho uragemura uzi ko ikibazo cyose tugatungwa ikibazo cyose na manu mfasha manu zimwe zagwaga Imana ari kuzazituzanira buriya buri kintu cyose iyo bigenda gutyo n'ubundi mwari gukomeza kubaho n'ubundi nyine hari indodo ndumva haba hakurura bashyiraho umuto kumva birimo biragenda bikanyarara kumva birimo biragukwega nuko zikiri nshyashya ariko iyo zimaze kumenyera birashira yamaze gushira umwanya zigenda zikamura zigenda zikurura ahubwo noneho urabona yabonye imbaraga zo kuvuga ubundi mu gitondo ikintu cyose nta kimwe wowe se nta muntu ugize ukomeretsa byibura muri bo nkomeretsa ariko uzi ubwo uba ufite kuba urwana no kujya se mwakirana nose ubu urwana no kujya wishikuze wiruke wavangura rwanda utera ingumi nshakira nagusimbure mu kazi rero ubu sigaranye nagiye gukora iryo joro akuzi kare ibyo mwana mukubite ku mata yajya gukora iki se yajya gukora iki mwana wagise guhagarara agacunga umutekano sawa nyine bamena njewe kandi hari akazi k'abagabo cyane n'ak'abagore nta k'abagabo kakibaho n'ak'abagore bose utuzi twose ni utuzi ibindi bisaba ubushake ahubwo bamugana boss ndaje tumuvugishe mubaze iki ndaje muvugishe mubwire n'ibyabaye mubwire ko ngiye kuza mbere Shakira ahagaze ku muryango ngo ajyane mwene wanyu harya ufite imyenda y'akazi be imyenda y'akazi se ni ubusekirite se mba njyewe nzaza nkubitamo ipantaro ubundi ngende nanjye muhagarare ariko iyo mikino uvanye Musinga nawe arara n'umwana araramuha amata amata avuye z'umwana
yayajyaho nyine yayanywa icyo gihe. None se amata kuyanywa bisaba iki? Bishaka ubuzima, iyo byanze umwana uravuga ngo ntaragera igihe. Ibintu byose bigira igihe cyabyo. Uyu kumukubita amata ubundi Shakira akambara umwenda akajya guhagarara ku muryango acunga umutekano w'abinjira n'abasohoka. Ubundi wowe ese Shaki ntabwo ugicuruza amagi? Ibintu numva ari byo mperuka. Amagi go sinyaheruka kera ahubwo. Nanjye dore ko nicyo gihe nyine. Ubu narenze ko business yaguhenze, narenze ko nsanga imishwi y'inkoko mu rugo. Yarayeretse yacuruzaga ifu y'igikoma ariko nabyo ubu ngubu nabyo byazambye. So yajyayo ndi mu rugo. Si wa yarya ate? Ariko Shaki uzi ko aragiye mbarumva nawe uri umutesi. Nese ntago wateka ugasiga ibiryo ukajya mu kazi. Yabikora ariko uyu munsi ntabwo byari gukunda. Emosonerewe hano. Kuko twese twari ngizingura ngo ntabwo uri gukora kubera ko umugabo arwaye. Ariko se ubu wabubonye umuntu njyewe ni nese igisebe kubera ko bamupfutse ariko ntabwo bivuze ko ngo nanjye nzajya mpora ndyamye yajya nagenda nanjye nkasigara nkateka. Ateka sabishobora. Kuzwa n'ikisi. Urafata inkoni niyo uri kugenderaho ugiye. Inkoni se ko ari uko hanga baduza hari hataramenyera nyamara kumenyera. Nashira iminsi mikeya bizaba byagize. Kuko akiri hashyashya. Uko ikiri rero kitakira kiramenyera ukumva nibisanzwe. Ngaho se mbwira ubucururiza se ngo nanjye ntahe ngozi. Mu rugo cyangwa uravuteseta. Ucururiza mu gasoko kari hirya. Hirya mu rugo? Hirya yo mu rugo. Gasa utameze neza nyamara biri kuza. Biri kuza ariko nyine se. Biraza pe buvuye ku ipureti imwe y'amagi kuyazunguza. Nyuma wawe waje kugira kuri 3 ngubu ugeze ku ifu y'igikoma urumva ni ufite indobo nk'eshanu. Nawe urakabije utameze neza. None gusa nyine murabizi no gupfundikanya nyine umuntu agira ngo arebe ko ari icyo yageraho. Ubundi nyine tukareba ko inzu yakwishyurwa. Ubundi reka nkubwire hari ibintu naje kubona kuri iki gihe nta kuvuga ngo mfite umwana mutoya ngo ndicaye. Reka abandi barabaheka bakagendana izo ndobo z'amagi n'agataro n'imbuto ibintu byose umuntu arashakisha urirukanka. Naho rindiriye ngo umugabo ngo ntuzamenye urugo rwose sha. Aho ngaho ugiye kumuvuna nese nk'umwavu agize ikibazo wenda nk'ubwo n'imbaraga yaba nicaye mu rugo n'akazi ufite rega n'amafaranga winjiza maze ukuntu urugo rusaba ibintu byinshi kakanya kino kirashize iki kirashize ibyo byose mu gihe uri kurwana by'ukwezi kw'inzu kurashize ariko mbere na mbere umuntu arwana n'inzoda ufite aho uryama nubwo warara wayura nta kindi kibazo kiba gihari. Wose wa mwana uri kurira genda umurebe ihangane wenguke se niwega amahane akanyewe se no kwakira cyashye ubundi ujyana ntihari bumenye ewe ushyiraho se genda n'umwana ayaya ariko aryamye n'umwanya disi rero njyewe narinje kubasura nzi ko muri amahoro ariko ndabona atari amahoro ariko buriya ubwo bagusizemo umwuka ukaba uri muzima. Ahubwo se ikintu cyo umuntu asigaye ahura n'ibibazo akabyimenyera nese wajya gusakuza ukajya kubwira rubanda n'abantu bose bakagufasha iki. Ahubwo icyo bakumarira ni ukujya kwiha rubanda gusa. Nk'uwo muntu nk'abo bantu ntago wagerageje kurega cyangwa ngo abanyerondo babashakishe. Buriya umuntu niyo yagutega ubundi burabikomere bishe umuntu. Hari umuntu batamwije ugira ngo wajya kurega ngo abantu banteze ngo barankeba. Hakareka ubundi buryo ibintu bikomera ari uko umuntu yapfuye. Ubwo ntago wigize ubwo n'abantu nyine mbese abundi abajura bameze nka bari abashikuza ikintu bakiruka. Ushikuza ikintu akiruka rero ntago kurikira ngo biba birangiye. Ariko ubwo rero nanjye niba nagize umwaka ni hari wari ufite urwembe n'iki wabona uburyo nabarwanyaga bagashaka uburyo banca intege. Ubwo nyine nuko ntaho wajya kurega umuntu ahubwo se wababonye mu maso mwaba mwaganiye ngo wajya abajura keretse umuntu mwatindanye umuzi cyo gutindana njye nishikanuraga nshaka kwiruka. Ntago warega kandi nabo babirutse warega se umuntu utazi utavuga ngo isuri isa gutya
uvuga ngo bankebye hano cyakora aho iyo umuntu yapfuyeho barabizi aho biba bikomeye bwo ntabwo bababura ntabwo hari igihe batanababona. reka dusoze rero soreze hano sinzi nimba hari icyo wabwira abantu badukurikiye niba hari abo wagira icyo ubwira abadukurikiye ni ukunsabira bakanansengera. nawe ari kujya usenga? ndasenga ariko ugomba no kwifashisha n'abandi abantu bakagusengera. nawe ndasenga, iyo mba ntasenga ugira ngo si biba byabaye bibi, biba byanarangiye. Bagusengera rero abakunzi bacu, abafana bacu rwose mu nsengere nkire nkomeze akazi, ntunga umugore n'umwana. dore ubu ni njyewe umutwe w'urugo, urebye ninjye ufite imbaraga mu rugo. nako biba bimeze. Ariko iyo umugabo rero agize ikibazo gituma atabasha kujya gushakisha, icyo gihe urugo niyo haba ari icyo mwamaze kugeraho gisubira inyuma. ubwo reka twizere ko nabo bari hafi nyine nk'uko bahahoze. reka dusoreze, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.